Bamwe bati Mutesi Jolly akundanye Nikihebe Gicuruza intwaro ashobora kuzaraswa n'uyu mugabo mu gihe baba babanye ndetse bakagira ibyo batumvikanaho nk'umugore n'umugabo. Abandi bati uyu mugabo ntashobotse kandi ntazashobokana na Jolly. Bamwe bati uyu mugabo arashaje. Abandi bati ni umunyetunga n'umujejeta faranga. Ni amagambo menshi ari kuvugwa ku mugabo bita Saidi Lugumi. Uyu mugabo bikaba biri kuvugwa ko ari mu rukundo na Mutesi Jolly. Ese byifashe bite? Jolly rero akaba yasubije abibaza ibi byose ku rukundo ruri hagati ye ndetse n'uyu Lugumi Saidi. Jolly mu magambo ye yakoresheje imvugo iremereye aravuga ati agiye kubakanda Ahababaza. Ese uyu mugabo bundi ni muntu ki? Ese kugira ngo bihwihwiswe cyangwa bivugwe ko uyu mugabo Saidi Lugumi umujejeta faranga uturuka muri Tanzania avugwe mu rukundo na Jolly byatangiye bite, bimeze bite? Ese urukundo hagati y'uyu mugabo wo mu Tanzania Saidi Hamad Lugumi mu by'ukuri urukundo nirwo? Ese ni ukuri? Ese koko bagiye kubana? Cyane ko bamwe bari kuvuga ko bashobora kuba barakoze igisa n'umurenge cyangwa gusezerana imbere y'amategeko. Ibi byose rero tugiye kubigarukaho turebe niba koko uru rukundo ruri kuvugwa hagati ya Miss Jolly ndetse na Lugumi ari impamo koko. Tuze kureba amagambo Mutesi Jolly yatangaje ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter. Ese Mutesi Jolly we arabivuga iki? Reka mbahe ikaze hano kuri Kigali Live TV. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Tugiye kubagezaho ikiganiro kirambuye ku byo mwibaza, ibintu mbona bikuvugisha benshi, mbona imbuga nkoranyambaga zatitiye, ariko ngiye kubaha ubwino dore ko abanyamakuru benshi bagiye bakomeye hano mu Rwanda bagiye babigarukaho, yaba Mutesi Scovia, yaba witwa Godfather, ba Dekati bose bagiye babigarukaho. Biraza gutuma mpera kuri uyu mugabo bita Lugumi Saidi Hamad. Ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Lugumi Saidi Hamad ni umuherwe wavukiye mu gace ka Mwanza muri Tanzania mu mwaka w'1972. Ni ukuvuga ko ubu afite imyaka 52 y'amavuko. Lugumi kandi yavukiye mu muryango w'abakristo gusa nyuma we aza guhindura idini yibera umusilamu. Uyu muherwe nta mashuri ahambaye yigeze yiga ngabe yajya kwiga hanze ya Tanzania nkuko yize, nkuko bamwe nyine mu ujya kubona ukabona abavukiye muri Mwanza batangiye kwiga primaire barayirangije bagiye kwiga hanze ya Tanzania. Uyu mugabo yize amashuri 7 abanza gusa. Nk'abandi basore bose bashaka ubuzima, uyu mugabo Lugumi Saidi yabaye umuntu utunganya inkweto z'abantu, ariko atari umukorodoniye, ahubwo we yaziteraga za siraje, imiti nyine ituma izo nkweto zisa neza, aho ibi byose yabikoreraga mu gace ka Mwanza aho yavukiye. Nyuma rero mu mwaka w'1990 uyu mugabo Lugumi Saidi yaje kwerekeza i Dar es Salaam, ajya kuhakomereza umwuga we wo gutunganya inkweto z'abantu ku muhanda. Ni ukuvuga ngo urumva yari umuhasara atunganya inkweto cyangwa se ahanagura inkweto z'abantu, bakamwishyura udufaranga dukeya nyine tumufasha kuba yabaho. Muri uyu mujyi rero yaje guhuriramo n'umukobwa wahoze ari umukuru. Ni ukuvuga ngo yahuriye n'umukobwa wahoze ari umukuru wa polisi muri Tanzania witwa Saidi Mwema. Lugumi yaje gukundana n'uwo mukobwa, urukundo rwabo rurakomera kugeza ubwo bashyingiranywe babana nk'umugore n'umugabo. Mu mwaka w'2011 abifashijwemo na sebukwe, Lugumi yatangije kampani yitwa Lugumi Enterprise. Iyi kampani yacuruzaga ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gucunga umutekano, itumanaho n'ibindi, aho abakiriya babo bari barimo n'ibigo bikomeye bya leta ndetse n'abikorera. Mu mwaka w'2016 iyi kampani yaje kuba ikimenya bose
ubwo batsindiraga isoko ryo gushyira imashini zisuzuma ibikumwe by'abantu cyangwa se fingerprints ku masitasiyo yose ya polisi ari mu gihugu cya Tanzania, aho ababishyuwe iyi kampani ya Lugumi Saidi yishyuwe akayabo ka miliyoni 17,300 by'amafaranga y'Amerika cyangwa se by'amadolari. Urumva Saidi watangiriye kuba yarize amashuri 7 abanza, akaza gukurikizaho kujya ku mihanda atunganya inkweto z'abantu, azitera amasiraje, azihanagura, nyuma noneho akaza kuba umuherwe ugeze ku rwego rw'uko kampani ye isinyira deal ya miliyoni 17,300 by'amafaranga y'amadolari. Uyu mugabo kandi akaba yarigeze no gukekwaho kugira uruhare mu icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, bikaba byaratumye akorwaho iperereza n'inzego mpuzamahanga harimo na leta ya Amerika, kandi yagiye avugwaho ibikorwa byo guhohotera abagore, gutera inkunga ibigo by'amashuri, gucuruza intwaro binyuze muri kampani ye yitwa Tactical Defense Limited n'ibindi. Uretse kuba Lugumi Enterprise ariyo yamamaye, ariko uyu mugabo Lugumi Saidi agiye afite izindi kampani zitandukanye mu gihugu cya Tanzania, aho kuri ubu afatwa nk'umuherwe ukomeye muri Tanzania ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba yose, akaba ari mu bavuga rikijyana muri Afurika. Icyakora nubwo avugwa mu rukundo na Mutesi Jolly w'imyaka 28 y'amavuko, biri kuvugwa ko rwose abantu benshi bari guhamya ko uyu mugabo ashobora kuba n'ubundi ari mu rukundo na Jolly, ndetse bashobora kuba bafitanye n'umukwe mu gihe cya vuba. Ababivuga rero barashingira kuki uyu Mutesi Jolly ari kugaragara mu mafoto, ngira ngo nkuko muri kuyareba kuri screen, ari kugaragara mu mafoto yambaye imyenda isa neza 100% n'iy'uyu muherwe Lugumi Saidi yambaye. Uretse n'ibyo, kuri Instagram Mutesi Jolly ubwo yari yerekeje muri London cyangwa se mu Bwongereza, hari amafoto ya postinze uyu muherwe rwose aravuga ati warakoze kunkunda, wumva ko baterana imitoma. Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba ukidukurikiye, nyemerera ukore subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru tugenda tubagezaho y'ibigenda bivugwa hirya no hino. Ariko Mutesi Jolly nubwo urukundo rwe n'uyu Lugumi Saidi ruri gukomeza kugarukwaho na benshi, Mutesi Jolly yabyigaritse. Mutesi Jolly akaba yanihanangirije abakomeje gukwirakwiza inkuru y'urukundo rwe n'umunyemari wo muri Tanzania. Ibi rero Mutesi Jolly we yabivuzeho iki nyuma yuko abantu benshi bakomeje kugenda bakonfirima mu rukundo rwe n'uyu munyemari wo muri Tanzania. Miss Mutesi Jolly ubitse ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda yambitswe mu mwaka wa 2016, akomeje kwamagana abantu bakomeje kuvuga inkuru z'uko akundana n'umunyemari wo muri Tanzania Saidi Lugumi. Yongeye kubigarukaho mu butumwa yacishije ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, aho yagaragaje ko ibikomeje kuvugwa by'urukundo rwe n'uyu muherwe ari ibihuha, aho yagize ati kuba nyifuriza neza bose ndabashimira byimazeyo kukungirira icyizere aho kunkekera ibindi no kunyifuriza ibyiza cyane cyane muri ibi bihe by'amagambo yo gukekeranya. Urukundo ni ikintu cyiza cyane, kandi igihe cyose ruzampamagara nzarwakira ntashidikanya, kandi ku bushake bwanjye no mu buryo bunyuze umutima wanjye. Aya ni amagambo ya Mutesi Jolly yanditse kuri Twitter cyangwa se X. Yakomeje agaragaza ko yakwifuza kugira n'ubundi umukunzi w'umuherwe utuma abantu bavuga bacika ururondogoro nkuko bakomeje kubivuga, ariko akaba atari byo, ndetse ngo abashaka kumushotora kuri ibi agaragaza ko hari uko azabitwara cyangwa se azabigenza. Akomeza agira ati kuri mwe mwifashisha ikoranabuhanga mushaka kuntura umujinya,
yaba ku byerekeye gukundana cyangwa kudakundana n'umuherwe. Izi nizo mpaka kwifuza ko abantu bagirana ku bijyanye n'umukunzi wanjye. Nzi uburyo bwo kubakanda ahababaza kandi birigaragaza. Ku wa gatanu ku itariki 10 Mutarama muri uyu mwaka nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye inkuru z'urukundo rwa Mutesi Jolly na Saidi Lugumi uri mu batunze agatubutse muri Tanzania. Byari nyuma y'ubutumwa bwahererekanyijwe ku mbuga nkoranyambaga z'aba bombi baca amarenga y'urukundo, ariko Mutesi Jolly aza kubyamaganira kure avuga ko bari binjiriwe n'abatekamutwe bo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se abazwi nk'aba hackers. Uyu Mutesi Jolly avuga ko nta mubano udasanzwe afitanye n'uyu mukire wo muri Tanzania, ariko abantu benshi harimo n'aba influencers bagiye bakomeye biragoye kubumvisha uburyo ki Mutesi Jolly akomeje kugenda agaragara mu mafoto yambaye imyambaro ihuye neza niyo uyu Saidi Lugumi yambaye. Nkuko mujya mubibona mu makupure wenda tuvuge yagiye muri honeymoon cyangwa se yitegura kurushinga, aho ujya kubona ukabona basohokeye wenda nko ku Gisenyi bagiye kurira y'ubuzima bavuga ati reka tube twinjoye ngo ubufiansaye bwacu, ariko ugasanga izo couple zambaye imyenda neza isa, yaba tuvuge niba basohokeye nko ku mazi ugasanga bambaye nk'amakabutura y'umweru, umukobwa n'umusore bambaye amakabutura y'umweru asa, bambaye udu t-shirt dusa, bambaye inkweto zisa. Ugasanga ibyo ubwabyo bifite meaning ikomeye, ari naho abantu benshi rero bahita bahera bavuga ati Mutesi Jolly ukabona yambaye ibintu bisa neza n'ibya Lugumi Saidi. Bakavuga ati nubwo Mutesi yahakana iby'uru rukundo, ariko baravuga ngo ntawe utwika inzu ngahisha umwotsi. Hari ikintu bita amarenga y'urukundo kandi ayo ngayo yo kuyahisha biba bigoranye. Uwitwa Godfather we yavuze ko ahamya neza 100% ko Mutesi Jolly amaze guhura n'uyu Saidi Lugumi inshuro zirenze enye. Ese ibyo ntibyaba bifite icyo bisobanuye? Ese ni iyihe mpamvu imbuga nkoranyambaga zose, yaba ibitangazamakuru byandika, yaba ibikorera kuri YouTube, byose byaterura interuro ivuga ko Mutesi Jolly yaba yabonye umugabo? Ese ko kubundi kubona umugabo ni ikintu kibi cyatuma Mutesi Jolly ahakana ko atari mu rukundo n'uyu mugabo? Cyangwa ni ukubera ko Mutesi Jolly yabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2016 kandi tuzi ibiranga nyampinga w'u Rwanda, akaba afite ikimwaro n'isoni zo kwitwa umukunzi w'umugabo uvugwaho ibikorwa byo kuba yaracuruje ibiyobyabwenge, byo kuba yarageze gukurikiranwaho n'amareta agiye atandukanye harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye akorerwaho amaperereza, no kuba bivugwa ko acuruza intwaro. Ariko benshi bakavuga ko nubwo yaba acuruza intwaro azicuruza mu buryo bwemewe n'amategeko. Ese mwebwe muri gukurikirana iki kiganiro, reka mbibarize wenda igisubizo cyanyu muze kugishyira muri comment. Ubundi mubona koko mukurikije amafoto muri kugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ya Mutesi Jolly, mukahitana none mutekereza ku magambo bavuganye basa nkaho bari guterana imitoma, mubona koko uru rukundo ruhari cyangwa se nta ruhari? Ariko nanone mwibuke ko hari abantu cyane nk'ibyamamare byano mu Rwanda cyane akenshi baba bashaka ko ubuzima bwabo buba private cyane, aho usanga rwose ushobora no kwihakana umukunzi wawe rwose ku mugaragaro, ariko
mu mutima wawe no mu mutima w'umukunzi wawe muzi ukuri muvuga ati reka ibintu byacu twe kubishyira hanze, reka tubyikorere mu ibanga, kubera ko hari abasitari bakunda privacy yabo cyane rwose, aho usanga hari abantu tuba dukeka ko batagira n'abakunzi cyangwa abagore nk'abariya mwirirwa muserereza ngo batinze gushaka, ariko ugasanga bifitiye n'abana, ariko kubera ko bafite wa muco wo guhisha ubuzima bwabo bwite, ukaba utapfa kumenya nyine aho wamenera umenya amakuru yabo. Ushobora gusanga rero na Mutesi Jolly ari muri iyo side yuko n'ubundi uru rukundo rushobora kuba ruhari, kubera ko ibimenyetso bigaragaza ko bari mu rukundo birahari, ariko ugasanga bitewe nuko adashaka ko ubuzima bwe bukomeza kujya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se privacy ye ijya ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga ari kugenda bihakana, kandi koko biba byiza y'ubuzima bwawe uburinze abantu ngo babe kumenya cyane, biriya bigira icyo bifasha cyane. Hanyuma rero wowe warudukurikiye hano kuri Kigali Live TV, ndagushimiye. Niba utarakanda subscribe uyikande kugira ngo ujye ubasha kubana natwe gatanu ku kandi, hanyuma uduhe igitekerezo cyawe muri comment. Ese koko ibi bintu wowe urabibona gute? Ese urabona Miss Jolly ari mu rukundo? Ese bibaye ari nabyo wabyakiriye ute? Cyane ko buriya hari imyaka nyine umuntu abagezemo ukabona byari igihe cyari kigeze ko nyine ufata umwanzuro, cyane ko n'ubundi ntabwo turi kumutekerereza, ariko niba ari byo nkeka ko imyaka arimo nk'uko byavuzwe biri kwandikwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, Jolly ngo afite imyaka 28, Rugumi Saida akaba ari muri 50 ariko afite ikintu bita ipinda, umunyemari ufite amafaranga. Uratubwira uko ubyumva muri comment. Reka nshimire rero wowe twabanye, ibiganiro byacu naho ubutaha. Ciao.